Bavandimwe muri Kristo Yesu, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose. Umuvandimwe wanyu Ndahiriwe Jean Dorape nkomeje kubifuriza gufashwa n'Imana no kugirirwa neza n'umwami wacu Yesu Kristo muri bibihe murimo. Imana yacu ibagirire neza. Nkomeje kandi kubifuriza kugira ngo mukomeze gushinga imizi muri ubu buzima bwa gikirisitu duhagazemo. Umwami Yesu azasange muhagaze neza, mutajegajega. Imana yacu ibafashe. Niyo mpamvu nifuje kubafashisha ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 15 umurongo wa 13. Haragira hati: arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Bene data bashiki banje, umuhimbyi w'indirimbo ya 35 mu ndirimbo z'agakiza yaragize ati, ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Niba Yesu ari utugira abana b'Imana tugahinduka abavandimwe ba Yesu, umuntu wese yakagombye kumenya koko niba ari Yesu wamuteye muri aka gakiza, muri ubu buzima bwa gikirisitu, kugira ngo abe yizeye neza koko ko ari igiti cyatewe n'Imana. Imana yacu idufashe cyane. Ku b'igiti cyatewe n'Imana rero, ndagira ngo mvuge ku biti bitatu biriho mu buryo butandukanye. Hari ibiti byatewe n'abantu. Nkunda kubaza abana bavukiye mu ngo z'abakirisitu uko babona ubuzima bwa gikirisitu n'inyungu babufitemo, kugira ngo numve koko niba barashikiriye agakiza gakomoka kuri Kristo Yesu, atari ugukurikira ababyeyi babo gusa ngo baje iyo bagiye. Imana yacu idufashe. Kuko aba bantu bavukiye mu miryango ya gikirisitu batagize amahirwe yo kwitabwaho ngo bahabwe inyigisho nzima kandi bakurikiranwe neza, bakurire neza mu ijambo ry'Imana no mu gakiza, bagira ingorane zikomeye cyane. Kuko babona agakiza bagakomoye ku bantu, kandi abo bantu nabo ubwabo bishoboka ko baba batizewe. Bagize ingorane abo bantu bakaba batizewe, badashimwa n'Imana, ibyabo nabo ntago byamera neza. Ahangaha abantu bari bakwiriye kumva ko bagomba kwakira agakiza k'ukuri, bagakomoye kuri Kristo Yesu, bakagira gukiranuka gushingiye ku kumenya Imana ku giti cyabo, bidashingiye ku gukurikira imiryango yabo. Kuko iyo umuntu agakiza ke gashingiye ku bantu yakurikiye, niba areberaho akagenda nkabo, ntafatira icyitegererezo kuri Kristo Yesu, agakiza ke kakagerwa ku kaba bandi yakurikiye. Iyo bagiye niyaja, iyo baguye nawe aragwa, baba abanyantege nke nawe akaba umunyantege nke, kuko batatewe n'Imana ngo bashinge imizi muri Kristo Yesu, nk'ibiti byatewe n'Imana kandi mu murima wayo. Imana yacu tugiriye neza. Aba bantu rero iyo bagize izo ngorane zo kutitabwaho, baba ikibazo, ntabwo agakiza kabo kamera neza. Yuda yagaragaje isura yabo mu rwandiko rwe ku murongo wa 12, dore ko ari igice kimwe, ngo abona intaza mwisangira ryanyu ryo gukundana, bagisangira namwe byiza, bigaburira badatinya. Ngo ni ibicu bitagira amazi bijanwa hose n'umuyaga, ni ibiti bikokotse bidafite imbuto, byapfuye kabiri byaranduwe. Imana yacu tugiriye neza. Abantu bose bari muri ubu buzima bwa gikirisitu aho bava bakagera, bagomba kumva ko bakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera kwabo, koko ko atari ukwigana abandi, ahubwo ko ari impano y'Imana bahawe, nk'uko tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo w'8. Bene data bashiki banje, ibiti bya kabiri ni ibiti byimejeje. Tubonye ibiti byatewe n'abantu, reka turebe ibyimejeje. Urugero ku bahinzi b'ibirayi n'abandi bazi uko ibirayi bihingwa, bazi yuko ahantu hakunda guhingwa ibirayi, iyo uhahinze ugateramo imbuto, hari ibirayi byinshi utamenya iyo biturutse,
bihita byimezamo bikazamuka rwose. Utabimenyereye abona ari byiza, ukaba wagira ngo ni ibyatewe na nyir'umurima, cyane ko ari nabyo byihuta kumera bigatanga imbuto yatewe. Imana yacu idufashe. Ibi birayi rero ntabwo bishobora gutanga umusaruro. Nabikurikiranye nanje mbona bidatanga umusaruro kuko atari imbuto yatewe na nyir'umurima, ni ibyimejeje, nta musaruro bigira. Ahubwo bibangamira na za mbuto zatewe na nyir'umurima ntizibashe kwera neza, bikazibuza umutekano, ntizitanga imbuto nziza. Imana yacu idufashe. Ibi ariko nyir'umurima arabimenya, akabona ko nubwo bisa neza atari byo yitereye. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 23 umurongo wa 27, Yesu yabivuzeho ko ari nk'ibituro byasize ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Naho muri ubwo butumwa mu gice cya 7 umurongo wa 15 ho yavuze ko inyuma bisa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Bikura neza bikazamuka, ntibishobora gutanga umusaruro, ahubwo bimeze nka kuriya Yesu yabivuze. Imana yacu itugiriye neza. Ibi rero nk'uko nabivuze nyir'umurima arabizi, murumva ko yanabivuzeho agaragaza uko abibona. Ntabwo bibasha gutanga umusaruro kuko byimejeje. Niyo mpamvu mu rwego rwo kugira ngo hazaboneke umusaruro mwiza, nyir'umurima kuko abizi abyahuranya mw'isuka akabirandura atabibabariye, kugira ngo bikinguruke ibyo yitereye, kuko abazi neza yuko ari byo atezeho umusaruro mwiza. Imana yacu idufashe. Abikuraho ngo bikinguruke imbuto yitereye, azi neza ko ari izatanga umusaruro mwiza. Niyo mpamvu byavuzwe ngo igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Bene data bashiki banje, ibindi bya gatatu. Ibya gatatu ni ibyatewe na nyir'umurima. Ibi byatewe na nyir'umurima rero kuko byabiteye abyizeye kandi abyitaho, ibi ni byiza, birahirwa, biguwe neza. Pawulo yabivuzeho mu rwandiko yandikiye Abaroma igice 8 umurongo wa 30 kugeza wa 31, ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, ngo abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Haleluya. Bene data, Imana ishimwe cyane. Abo yitereye, abo yitoranirije irabatsindishiriza. Haleluya. Kandi abo yatsindishirije nk'abo ngabo yitereye yabahaye ubwiza. Ibaha ubwiza, igakuraho bya bindi byimejeje, ikabikuraho kugira ngo bagire ubwiza, bashishire mu buntu bw'Imana, kuko Imana nyirabo yo yabitereye, yabihamagariye, ibitayeho, irabakunda, ibahozaho amaso kugira ngo bashishire mu buntu bwayo, bahabwe ubwiza bwayo. Umuhimbyi w'indirimbo y'168 mu gushimisha Imana nawe yabivuzeho ati, mbumbatiwe nawe Yesu nta kizampangara, kuko urukundo mfitiye ruranduhura, kuko kunyitaho biramfasha cyane, mbumbatiwe nawe Yesu Kristo. Haleluya. Yarakomeje hepfo ku gitero cya gatatu ati, Yesu buhungiro bwanje, uri ubuhungiro bwanje. Haleluya. Imana yacu itugiriye neza. Agaragaza yuko muri we ari mwafite kubaho, kuko amwitayeho nk'igiti cyatewe nawe kandi kigaterwa mu murima we. Imana yacu idufashe. Bene data rero bashiki banje, igiti cyose Data wo mu ijuru atitereye kizarandurwa. Mubyumve neza, igiti cyose Data wo mu ijuru atitereye kizarandurwa, nangwa se kigiye kurandurwa. Buri wese rero akwiriye kwibaza, akishimira ni koko ko ari igiti cyatewe na nyir'umurima, akareba niba koko
ari Imana Data yamuteye mu gakiza arimo, akaba ari byo yishimira. Imana yacu idufashe. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana yera se w'Umwami Yesu, aya magambo ndakwinginze ngo uyashorerane imbaraga zawe, uyageze ku myumvire y'umwana w'umuntu uyakiriye, kugira ngo amufashe gutekereza no gushishoza, ngo abashe kumenya neza niba ari igiti cyatewe nawe, nangwa se ari ikimejeje, cyangwa se icyatewe n'abantu. Bimushoboze gufata umwanzuro, bimushoboze kugira amahitamo amuhesha amahirwe yo kuzabona Umwami Yesu adafite ipfunwe. Urakoze kuko ubyemeye. Mbisaba nyukwizera mu izina rya Yesu. Amen.